marayika arahari, ibyakubayeho yatanze raporo. Marayika ntashinzwe kubuza umurozi kukuroga, ashinzwe kubwira Imana ngo bamurozi. Ntashinzwe kubuza abantu kukuvuga, ashinzwe kujya imbere y'Imana turuvugo ruramwishe, adutangire raporo imbere y'Uwiteka. Bavandi marayika kuvuganira imbere y'Imana, burya yarahari, nta byabaye Imana itareba, ahubwo akuvuganire. Mana we witamurure, haleluya. Imana yera, Imana imbaraga z'agakiza kacu, Imana umubyeyi yongere yitamurure. Imana iza ahantu yakora gukanguka kwawe bigahoraho, ukajya uhora uri maso yibwira utubite narindi hano. Imana ifite ahantu ikora ugasenga, iraguhamagara ntiwitabe. Simvuga kwitaba Imana byo gupfa, kuko ubundi gupfa si ukwitaba Imana, gupfa ni ukwimuka. Kwitaba Imana ni ukwemera ikiguhamagariye. Reka mabwire, ngize imyaka mikeya mvutse ariko mbonye byinshi. Hari umwambaro tutari tumenyereye bavandi, Uwiteka yitamurure. Hari umwambaro tutari tuzi ko iyi uniform izabaho mwisi, agapfukamunwa ni kajubu, hirya ntituzi biriyo. Imana yitamurure. Inshuti z'umusaraba aho muri kujya, iyi modeli abantu badoda, abatayeri, nta umuntu yayidoze atarigeza yiga mu ishuri, ntibamwigishije kukadoda, keretse niba bikwigisha ubu. Ari isi ifite ibintu twigisha mu gicuku cya nyuma kwa Cinara Yesu. Nshuti z'umusaraba Uwiteka yitamurure. Yesu ashimwe. Nshuti z'umusaraba ndabasuhuje, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so ANICET niyo mugabo. Tubashimiye ko mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana ku Mukanguzi TV. Imana ibaha umugisha. Reka nanone dutegura imitima yacu dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana nziza. Turagushimiye ko wadutoranyirije kera muri Kristo isi itarabaho, ukaturema kugira ngo ugendere muri twe, ube muri twe. Kuko ijambo ryawe nasomye ryarambwiye ngo turabo waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi watwiteguye kera. None mwamenya guhora ku ngoma, ndagusabye twebwe wateguye kera, twaje turi mu mugambi wawe. Ndagusabye kugira ngo umuntu wagiye inyuma y'umugambi wawe, umuntu wagiye inyuma y'icyo umushakaho, agarurwe n'ijambo ryawe. Uzuza impemburo y'umwuka wera mwari no jambo tugiye kuganira, kugira ngo buri muntu wese naryumva rigiraho rimuvana naho rimugeza, mu buryo bw'umwuka ridukuze, mu buryo bw'ubugingo ridutere gushikama mu byo twizera, mu buryo bw'umubiri riduha ibyiringiro mu gihe cyo gutegereza ijwi ry'impanda. Mwami turasabye kugira ngo iri jambo rikiza abarwayi, iri jambo riruhura imitima irushye, iri jambo ryomora inguma, iri jambo rigende rikomeza abantu, iri jambo ryawe ribe ryuzuye mu mitima y'abantu bagiye kuryumva. Uyu mwanya rero turagusabye kugira ngo kirogoya yose uyikureho mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo icyo utumye iri jambo ryawe rigikore muri twebwe. Turabikwemereye kubwawe none n'iteka ryose, amen. Nanone mugira amahoro y'Imana. Ngira ngo uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana nkuko tumaze kumenyerana. Nitwa ANICET niyo mugabo, ndi umukristo. Yesu aduhana umugisha. Dufite Bibiliya, nshaka ngo tuganire ku gitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 10 umurongo wa 28, dusoze no wa 29, hanyuma turaza kwimuka turebe n'igice cya 14 umurongo wa 24 tuze gusoma tumanuke. Igice cya 10 gitabo cyo Kuva cyangwa se Iyimuka Misiri, umurongo wa 28 dusoze no wa 29. Haravuze ngo Farawo aramubwira ati, mvaho irinde ntukongere kunca iryera, kuko umunsi uzongera kunca iryera uzapfa. 29 havuze hati, Mose aramusubiza ati, uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Mwakirira ijambo ku bwa Kristo Yesu. Igice cya 14 umurongo wa 24 haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamwe igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kuruka ruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. 26 haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo
no kubahetswe n'amafurasi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Reka dusoreze ku murongo wa 8 muri iki gice cya 15 cyo kuva. Umurongo wa 8 mu gice cya 15 haravuze ngo umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi yatembaga yema nk'ikirundo, imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Imana n'umukozi w'umuhanga. Reka dusubiremo uyu murongo wa 8. Umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi yatembaga yema nk'ikirundo, imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Iki gitabo cyo kuva kibamwe amateka menshi tutari buze kubonera umwanya kubera ko igihe ni gitoya, uretse na gito dufite turi imbere yanyu no mu isi dufite igihe gito ko impanda ya Kristo iri bugufi, ahubwo twitegure nk'abageni bazataha cyangwa bazaba mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ngira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurure. Wakibaza kuki Bibiliya ivuze ngo ni igicuku cya nyuma? Cyari cya nyuma ku Bisiraheli n'abanyegiputa bari hamwe, cyangwa se abanyegiputa bafite uruhare n'ububasha ku Bisiraheli. Imana ishimwe. Iki gitabo cyo kuva kivuga amateka y'ibihugu bibiri, igihugu cya Egiputa n'igihugu cya Isiraheli. Hanyuma Abisiraheli bajyayo, mbibutse ko batajyanwe no gukora uburetwa, nubwo cyari igihano, ariko binjirayo ntibari bazi ko bari kujya gukora y'uburetwa. Ko muribuka Aburahamu asinzirira ku gicaniro, inkongoro zikarya igitambo, byababaje Imana iramubwira ngo nsangije n'inkongoro. Inkongoro zibonye ifunguro ku gitambo wantambiye, iramubwira ngo ubwoko bwawe buzaba washyitsi n'abasuhuke n'abaretwa mu gihugu cy'abanyamahanga. Rero uyu munsi nibwo Imana yagize iri sezerano ryo kubatwara yo kugira ngo ibahane. Ariko kabiri, mu gihano Imana yari ihannye Abisiraheli hari harimo ishuri ry'abanyegiputa ko bagomba kwiga kwizera indi Mana ibaho, kuko Abisiraheli bwari ubwoko Imana yerekaniramo. Iravuga ngo ndabahana, igihano nzabahana muzajyayo mukora uburetwa, ariko kandi si uburetwa gusa, no mu gihe muzaba muriyo muzamenyekanisha, muzagende mukiranuke mu bigeragezo, mu makuba, aho muri muzakiranuke, kugira ngo abo muzaba musangiye igihugu, bene icyo gihugu bazahindukirire kumenya, mubamenyekanishije, mumenyekanishije Imana mwizera, kuko muri icyo gihugu nta Mana yari iriyo. Rero subira inyuma gato, ikintu kijya kinangaza, Aburahamu asinzira yasinziriye inkongoro zihari. Ntabwo Aburahamu yatunguwe no gukanguka agasanga inkongoro zariye igitambo, ahubwo yasinziriye azi neza ko anasinziririye hari inkongoro ziri kuza kurya igitambo, kuko Bibiliya iravuga ngo zarazaga akazigurutsa, zaza akazigurutsa. Hari igihe njya ntekereza iki gihe cya Aburahamu nkumva ngize ubwoba. Hari igihe umuntu atangira afite ububyutse, ari umunyamasengesho, akabatizwa yumva abishaka, ariko uko inkongoro zije akazigurutsa, ikibi cyaza akagihunga. Kuko niko Bibiliya ivuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arakikinga, akacyitaza, akacyitarura, akaba kure yacyo. Ariko hari n'abandi bantu mu kirengarenga cy'izuba, abantu bategera amatwi amagambo batashakaga kumva, baramburira ikiganza imirimo bajyaga bihanisha abandi, noneho babumburira kuvuga amagambo batajyaga bavuga, bakanezezwa no kugenda mu nzira batanezezwaga nazo. Aburahamu nawe zarazaga akazigurutsa. Uko zigurutse, aho kugira ngo atangirane imbaraga zo kugira ngo yirukane inkongoro, noneho arebe ngo hirya ya nonaha haraza iziruta izaje mbere. Kuko ababizi aho inkongoro imwe yagurukiye, iya kabiri biri buhazi, iya kabiri ahiri, n'iya gatatu ibizaza, kuko kagenda ari ruto ni ruto ruto ni ruto. Uzihereho ubuhamya iyo ufite uburyo watinyutse icyaha, ugatinyuka agacumuro gatoya, kazana kagenzi kako kaza bikakuremamo umutima wo gushira isoni, ugatinyuka n'ikinini ukava ku gicumuro
ugatangira gukora ibiteye isoni by'isoni nkeya ukabivaho ugatangira gukora icyaha. Burya iyo utangiye ukorera icyaha hamwe uri wenyine burya uba uzakijyana no ku mugaragaro. Iyo udatinya icyaha wowe uri wenyine ngo umenye ko aho ubaye wenyine uhabanye n'Imana burya no ku mugaragaro uba uzajyayo. Ahubwo muri icyo gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurure agufata utaragwa, agukomeza utarayoba, agufata utaragera kuri. Aburahamu agera ku rwego yisinzira zaza agashiduka akavuga ngo shi zikaguruka. Uwazirukanaga ahagaze atangira kuzirukana yicaye, uwazirukanaga yicaye atangira kuryama zaza akavuga ngo shi shi shi. Nibutse umuhungu umwe wigeze yasenga Imana ari umushomeri, agera igihe aza kubona akazi abura umwanya wo gusenga. Yandika isengesho igihe kimwe afite konji, yandika isengesho ku rupapuro aravuga ati mwami sinkibona umwanya wo gusenga, ariko mu gihe nzajya mbyuka nzajya ntunga urutoki hari isengesho ry'isomere. Yabyuka akavuga ati mwami ariya magambo yose nyavugiye rimwe, agakomeza akagenda. Muri ino minsi hari abantu basinziriye, inkongoro zibaryanye igitambo, muzi ngo muri gushakira Imana umwanya ubasagutse. Mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo gukorera Imana, ntabwo Imana ibashaka mu gihe musaguye umwanya. Iragushaka igihe udafite umwanya uwushakira Imana. Mu gihe ufite akazi kenshi niho Imana igushaka. Mu gihe udafite umwanya wo gusenga nibwo Imana igusaba amasengesho. Kuko mu gihe twiha Imana tuyiha ibintu bitatu ikatubona. Ibintu bitatu n'ubu utabihaye Imana ujye umenya ko akagozi kamwe kagusubiza inyuma kakikuriho kandi ari wowe ugakomeza, ari wowe ukizirika. Imana iragushaka wowe ubwawe. Imana ishimwe mwitanga imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana irashaka ibyo utunze, ubushobozi, imbaraga, inyungu wunguka. Irashaka ibyo utunze, irabikeneye. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Kuko ubundi iteka iyo umuntu agufite adafite ibyo ufite burya uba umubeshye. Aho kugira ngo ubeshye Imana ko uhari utayiha ibyo ufite, afazari wayiha ibyo ufite warangiza ntuhaboneke. Afazari nubwo byose nta veni nta tarani byose ni ibiceri, harimo ikiruta ikindi, ariko basubijegeze byose bigira urusaku. Byose byagira urusaku. Icya kabiri, Imana irashaka umwanya, igihe. Tanga igihe cyawe wiherere n'Imana, tanga igihe cyawe uyihe. Aburahamu atangira kujya agurutsa inkongoro asinzira, agera igihe arasinzira zirya igitambo bibabaza Imana. Ni igitangaza. Burya inkongoro Aburahamu agurukije, impamvu asinziriye ni uko atari kuri Isaka. Ariko kuri Isaka yagize umubabaro ararira. Imana iramurebera avuga ngo ukunda umwana kuruta igitambo wantambiye. Iyaba Isaka ntibajyaga gusinzira. Imana iza ahantu yakora gukanguka kwawe bigahoraho, ukajya uhora uri maso yibwira utubite narindi hano. Imana ifite ahantu ikora ugasenga, iraguhamagara ntiwitabe. Simvuga kwitaba Imana byo gupfa, kuko ubundi gupfa si ukwitaba Imana, gupfa ni ukwimuka. Kwitaba Imana ni ukwemera ikiguhamagariye, ni ugukora ikiguhamagariye. Ibi ngibi tuvanga ngo umuntu wapfuye ngo aba yitabye Imana, bapfa bose ntibahamagara. Kandi umuhamagaro w'urupfu ntuba ku Mana, hari umuhamagaro w'agakiza. Wenda urwo rwaba ari rwo rupfu rwo gupfa ku byaha, rwo gusinzira kwa kamere. Ariko igihe duhamagawe tukemera umuhamagaro niko kwitaba Imana, kuko iyo witabye ikubwira ikiguhamagariye. Kimwe mu byo duhamagarirwa harimo imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero iyo mirimo myiza nta uyikora yarapfuye. Imana ishimwe. Nta muntu ukora iyo mirimo yarapfuye, bisaba ubuzima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nari mbabwiye umuhungu gusenga reka darabireka. Timwami ngiriye na wowe ugeze ku ruhe rwego. Dayimoni yarinjiye mu nzozi gufatiyemo, dayimoni yaraje gutwaye umuryango, dayimoni yaraje muri kukaje karemerwa. N'Imana yabishatse, n'Imana yabiteguye, yaduhaye ububasha n'ubutware. Inshuti y'umusaraba, iyo utakaje ubutware uva muri Edeni, iyo utakaje ubutware uva mu mahoro yawe, iyo utakaje ubutware Vashiti ararwinjira, Esther arinjira da. Vashiti yatakaje ubutware, Esther yinjira mu rugo. Utakaza ubutware
abatware hakima batarigeze guhabwa isezerano ry'ubwami kuko Esiteri ntiyari yararihawe ry'ubwamikazi. Ariko Uwiteka Imana yitamurure mu gicuku cya nyuma, Imana nyirimbabazi aho ibona umwijima wari ugufashe igicuku cya nyuma ndagitinya. Muzasome Bibiliya, abakobwa 10 batanu muri bo bari abanyabwenge, abandi batanu ari abapfu, niko Bibiliya ivuga. Natangajwe nuko bose bari basinziriye ngo mu gicuku haba urusaku. Uyu mukwe nawe ni igitangaza, ucunga amanywa ntazi, umugoroba ntazi, ukwezi kugihari ntazi, akaza mu gicuku. Azi gusuzuma ingano y'urumuri ruri mubera, azi gusuzuma umucyo dufite ungana iki. Niyo mpamvu gutuzaho gusuzuma umucyo, niyo mpamvu gushyira muri abo bantu, niyo mpamvu guha gukorana n'abatizera. Arimo arasuzuma umucyo wawe. Njya nkunda kubibwira abantu inshuti z'umusaraba, niba itasi imeneka warangiza mu gihe itasi imenetse umukozi bikaguteranya nawe. Hari abadayimoni batazi iwawe, abo kumena itasi barahagije baragushobora. Mu gicuku wowe ubwawe ntushobora kuhagenda. Njya ndeba umuntu wanga gukizwa none, umuntu unanirwa gukora imirimo y'agakiza none. Muri Babuloni byari kugenda bite? Muri Egiputa byari kugenda bite? Mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Mu gicuku cya nyuma, cyanyuma, mu gicuku cya nyuma aho amaso yawe atakireba, mu gicuku cya nyuma urugo utakirureba, urubona nk'urudahari, ubuzima butagihara, akazi kaguce. Mu gicuku cya nyuma abana bagi, mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Mu gicuku cya nyuma Imana yitamurura. Hari igihe bajya basinya bakavuga ngo igicuku cya nyuma ejo ntibuzacya, bagacuragura agakubita uti ntibizangarura zaba yapfuye. Ariko mu gicuku cya nyuma imbaraga z'Uwiteka zikugaragareho. Mu gicuku cya nyuma ijwi ry'ihumure rikugereho. Mu gicuku cya nyuma aho batari bazi ko warenga. Nasomye ijambo muri Luka igice cya 10, Bibiliya irambwira ngo hari umuntu wavaga i Yerusalemu aramanuka agiye, ariko ngo agwa mu gico cy'abambuzi arakubitwa. Ngo abarebi bamunyuraho, abatambyi bamunyuraho, reka bamunyureho bose bajyaga hamwe. Ubundi umutambyi uri kuva i Yerusalemu agiye Yeriko yaragiye kugira ati dore igitangaza, Yeriko ntiyaba igicaniro. Abahageze bari muri Isirayeli mudukurikirana murabizi, nta murimo w'umutambyi wakorerwaga i Yeriko. Birasobanuye ngo ni Imana Aku cyangwa Ashite cyangwa Ashitaroti cyangwa East. Nta yindi Mana yari iriyo. Bajyaga gusanga bose bajyaga i Yeriko. Mu yandi magambo bose bari bamwe, bavaga Yerusalemu. Yerusalemu biravuga ngo ni irembo ry'Imana ikomeye. Ari kuva mu rurembo rwera rw'Imana ajya muri Yeriko. Biravuze ngo nta wakubyutsa uraho, wowe uri kugushwa n'abantu ngo banyuze mwese ko mujya hamwe n'indura mirundi. Mwese muri kujya hamwe. Urimo urareba ngo umutambye kandi nawe agiye Yeriko, ngo umurewi nawe agiye Yeriko. Ahubwo dore igitangaza, umusamariya w'umunyembabazi. Njyewe ibi bintu byarantangaje kuko Isamariya kuhagera wabanzaga kunyura Yeriko ukamuka ukigira Isamariya. Ariko uwavaga i Yerusalemu w'umusamariya yaratashye yigiriye iwabo. Ariko se umutambyi yajyagaye, umurewi we yajyagaye. Bose bari bagiye Yeriko, ni mu makuba ni mu byago, ngo basigasigaje hatoya ngo apfe. Umusamariya w'umunyembabazi amugeraho. Aka gato kari gasigaye muri iri joro Uwiteka yitamurure. Muri iki gicuku uyu munsi Uwiteka yitamurure. Hari abantu bajya bagira ngo igicuku ni ninjoro gusa. Ubu se ntabwo uragenda ngo usitarire iki kandi haba habona. Igicuku kigera ku muntu ku manywa, ukajya wikabakaba amanywa ukayabura ukabona ijoro. Imana idutabare. Reka nihute ngereho nsoze ntaza kubarambira. Dusomye igitabo cyo Kuva. Abisirayeli baragiye bagenda ku bwa Yosefu, simatinda baraganza. Yosefu arayobora. Bibiliya igintangaza ijambo ry'Imana ngo haza kwima umwami utarigeze kumenya Yosefu. Arebye Abisirayeli, arebye abahungu babo, arebye abagore b'Abisirayeli n'abakobwa b'Abisirayeli, aravuga ngo muri aba bantu habamwe umuyobozi. Umunyarwanda yajyaga aca umugani imbere bikivugwa, akavuga ngo igihuru kizavamo igihunyira. Ndakireba nkakibona kare. Umwami arabareba avuga uti ubu bwoko uburyo bugwira, kandi iyo bamaze kugwira barakwira. Uburyo bakwira n'ubwenge bafite. Muri aba bantu hazavamo umwami. Aravuga ngo kugira ngo batazima ingoma, kandi umwami wa Egiputa yikanze umwami mu rubyaro ruvamwo abami. Aha hari mu umwami. Ibyo yavuze ntabwo yerekwaga.
muri Egiputa habaga abapfumu, abacunyi, abashitsi, abakonikoni n'abandi bakora mu buryo bw'imyuka mibi, ku buryo bimaginingaga ikintu kikazasohora. Umwami yarabarebye aravuga ngo abantu bakwiriye bakabinaha, baje mu gihe cy'inzara iwabo, inzara ihashize barahaguma. Aravuga ngo bazatuyobora, aravuga ngo kugira ngo batazatuyobora reka tubakoresha uburetwa. Isezerano ry'uburetwa rirasohora ku Bisiraheli, ariko Farawo ararengera, Imana ibona ikimuhora. Iravuga ngo wajyaga kububakoresha bikaba bihagije, ariko ubwo warengereye nanjye nzaguhora icyo. Reka mbabwire, Imana igihana ubwoko bwayo, umuvugabutumwa agakiranirwa ikamuhana, ariko ntishaka ngo muyikubitire umwana wayo, ishaka imwihanire, icyo kirahagije. Ariko numukoraho yabwiye Farawo ngo ndabahanye ndabazanye, ariko simbazaniye ngo bice urubozo. Wasiwe baterure gutyo basimbize ku ntara, rimwe na rimwe yikureho bikubite hasi bavuna uko bavuna, ariko bafite benewe. Uzarebe mama, iyo umwana wawe akosheje uramwikubitira muri wa mujinya wawe ukamukubita, ariko iyo akosheje agakubitwa n'undi urambwira uti sigaho nihanire. Imana nayo nuko yibereye, ibwira Farawo ngo Farawo we, nari nshoboye kubihanira n'ubundi bari bari mu gihano, ariko ubwo bamazeho abana b'abahungu ubica utemera ngo nibavuke. Farawo we, nkubonyeho impamvu. Uwiteka abona impamvu kuri Farawo, abona impamvu ku isi. Ngarutse kuganira n'umugabo, arangije arambwira ngo mu bavugabutumwa harimo abanyamubiri, ngo mu bahanuzi harimo abanyamubiri, mu itorero hajamwe abanyamubiri. Icyo se ni igitangaza. Ni hehe se abanyamubiri batabaye? Ubu nge murambonera hehe? Ubu muri kundebera, umunyamwuka areba mu cyumba cy'umwuka, umunyamubiri akabonera mu cyumba cy'umubiri. Dore icyo abanyamubiri bamaze mu itorero, dore icyo bamaze muri evangelization, dore icyo bamaze mu buhanuzi. Umunyamubiri arahari kugira ngo itorero rya Kristo nirizamuka azavuge ngo nabanye naryo, ntabwo hari ngo ariyobore. Mutazabona rimeze uko riri mugire ngo reka da, umunyamubiri ariho ngo azatanga amakuru yo kugenda ku itorero, kuko umwuka ntazaba agikora. Muzasome 7 indirimbo za Salomo, umurongo waho wa 2 muri Bibiliya zimwe na zimwe n'umutwe w'amagambo yaravuze ngo ntimukitegereze umushuramu kazi nk'imbyino z'Imahana yimo. Imana ireba Farawo iramubwira ngo urarengereye, nabazanye n'igihano, kuba muri kumwe ntibyari bikwiriye, kuba barya gutyo ntibyari bikwiriye, none nawe ubabonye urwaho. Iramubwira ngo nzaguhora icyo. Ugisenga ibigirwamana ntacyo nagutwaye, ariko nzaguhora icyo. Imana ibafashe bera b'Imana mwe kubona urwaho, ku bana b'Imana mutazira icyo. Niba bakubise ryumaho uvuge ngo nisi, niba bakize ku karubanda ryumaho uvuge ngo nisi ubikoze. Kuko umwami Imana ikubita igarura, ntabwo ikubita irenze urugo, oya ikubita ibagarura. Ko yakubise Adamu iramubwira ati ndakunihuye, ariko ambara ikanzu uhishe isoni z'ubwambure. Ibwira Yonati nubwo uruyuzi ndarutwaye, ariko garuka sudapfa. Agiye Nineve iramubwira ati ifi nikumira ariko igutwaraho wari ugiye. Ikubita igarura. Abantu bize tayikondo bazi umugeri bita Uriyo, cagura gukubita ukakuzunguza ukakugarura aho ngaho. Imana nayo iragukubita ukababara, ariko ikagukubita ikugarura, ntabwo igukubitira kuguhuru abanyamahanga. Oya, Abisiraheli bagezeyo barababara, bakoreshwa uburetwa barababara. Mureke mbabwire, isi igeze aho ibabaje abantu b'Imana, isi igeze aho ibabaje abera. Inshuti z'umusaraba, uwasenze none ejo akarira, ubyaye umwana umuroza akamuroga, ushatse urugo none bararusenye, mukeba rujemo wararwinjiye adahari, urusanze rwari rutekanye hari bitari byuzuye wujuje, ntacyo utakoze, isi kumereye nabi. Fatanya nanjye tuvuge ngo Iteka yitamurure. Warize gukora biranze, urakoze umushahara uranze, ubonye umushahara umubiri urawutwaye, ugiye kwa muganga, imiti isi iratubabaje. Inshuti z'umusaraba, urisiga ntagufata, uragenda ngo ugenze nabi, uravuga ngo urishongora. Mbese ntidufite uburyo twifata muri ino si, dukeneye Imana yo muri twebwe ngo yitamurure. Witeka we, witamurure kugira ngo ugaragare. Mana uwongere witamurure. Imana yitamurure. Indirimbo z'agakiza zibaye ukuntu, singero bibaye ukuntu. Imana yitamurure. Inshuti z'umusaraba, Imana yitamurure, idukiza uburetwa bwa Farawo. Isi tubanye mbi,
muri iki gitabo Isirayeli nk'uko mubizi birasobanura ngo n'ubwoko bw'Imana. Egiputa bayikompara n'isi y'umwijima kuko nta wundi ukoresha uburetwa bizera uretse Satani. Ikindi cya kabiri, nta wundi ubababaza uretse Satani, nta wundi ubarwanya uretse Satani. Farawo yari ahagarariye Satani. Banyegiputa abo barozi b'abanyegiputa batangaga iby'ubwenge muri Egiputa bari bahagarariye abadayimoni. Abisirayeli muri bo hari n'itsinda rishushanya abahakana Imana bayizi cyangwa bayitirirwa. Abo ni bamwe bakora imirimo mibi bagaragara nk'abizera, ni bamwe bitwikira ishusho y'umwuka wera bagakora imirimo y'umubi. Abo bose muzimo bakora Datani na Abiramu. Harimo amatsinda menshi tutatindaho. Hakabamo n'Abisirayeli bashaka gutaha mu gihugu, abo barashushanya abakristo none bashaka gutaha mu ijuru. Hakabamwe Abisirayeli bashaka gutambira Imana ibitambo, hakabamo n'abandi bashaka kubirya babibwira Mose ngo twihere inyama twirire, bagashaka kurya ibitambo by'Imana. Nshuti z'umusaraba, uyu munsi dufite abantu bemera gufasha imfubyi, dufite abantu bemera gufasha abatishoboye, dufite abantu bemera gutanga icyacumi, dufite abandi batemera gutanga icyacumi, dufite abantu bemera gutanga ituro, dufite abandi bataritanga, dufite abantu bemera kujya mu rusengero, dufite abandi batagira aho basengera, dufite abantu bemera umubatizo, dufite abandi batemera umubatizo. Itorero ry'Imana muri Isirayeli riri muri Egiputa ryari rivanze nk'uyu munsi. Datani yari umuririmbyi mwiza, hari amakuru mudafite. Datani yari umuramyi. Kora yavuzaga Neberu. Ntabwo nimurebe bene Kora bari abaririmbyi. Ise yari ameze ati, ubona ngo Kora w'umuririmbyi ufata umwirongi n'inanga uririmba uvuza ishako na Neberu, arutwe na Karebu w'umukwe nazi. Yararebye, Karebu yarebye ijoro imfura ziri bupfiremo, aravuga ngo ntabwo nshaka gupfusha umwana. Imana y'Isirayeli ko itatuguye nabi, uwajyana nayo. Ko mutatuguye nabi, Imana yanyu ikoze ibi bitangaza 10 ndeba. Imana ifashe ingabo ikazikura mu nyanja, kwitanguye nabi, uwajyana nayo. Datani wari butahi wabo harangije avuga atari kose wakisigarira ina. Dufite abantu bashaka iw'abandi badashaka kujya mu gihugu cy'abakiranutse. Nshuti y'umusaraba, aho ukunze ni dore igitangaje rero cyo muri inose, ukunze isi ayigwamo, uyanze ayigwamo, uyikunda urapfa, utayikunze urapfa. Hari uwampaye makuru yarambwiye ngo umuntu avuka arira ngo agapfa niha. Muri uyu mubiri harimo ibintu, ariko reka nkubwire ijwi ry'ihumure. Uwiteka Imana aracyatanga isabato y'ikiruhuko. Sabato biravuze ngo ni ikiruhuko. Bavuye muri Egiputa yabahaye isabato mu butayu, aravuga ngo nibura imvune zo mu mutima nizigende zishira, mwaturirana imirimo y'Imana imvune zirangira. Aho kugira ngo baruhuke imvune zo mu mutima, baruhuka umuruho w'umunaniro, umuruho mu mutima bagumamo. Baruhuka isabato nk'akazi nk'umunsi, biragenda bibagumamo. Ariko bera b'Imana mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurure. Mose ngo agera igihe aravuka simpatinda, nyina yanga kumwita izina. Mose nawe burya ninzamwita akuze. Hari amazina tujya tuvuga ngo nzabamwita, nzamwita, uzaba umwana ntiyingingwa, burya ntibarakamubona nk'umwana. Mose nyina aravuga ngo ntabwo mwita izina, kuko nimwita izina n'ubundi azapfa, bazamutwara nta zina mwise. Ngo bamushyira mu rufunzo, babwira Miriyamu uti wowe itarura ujye ureba Mose narira uzumbwire, hanyuma nibamutwara uzumbwire. Bamutega amakuba. Burya hari igihe uzi ngo ibyakubayeho nta muntu uhari. Mose, Miriyamu yari marayika wa Mose. Marayika arahari, ibyakubayeho yatanze raporo. Marayika ntashinzwe kubuza umurozi kukuroga, ashinzwe kubwira Imana ngo bamurozi. Ntashinzwe kubuza abantu kukuvuga, ashinzwe kujya imbere y'Imana turuvugo ruramwishe, adutangire raporo imbere y'Uwiteka. Bavandi marayika kuvuganira imbere y'Imana. Burya yarahari, nta byabaye Imana itareba, ahubwo akuvuganire. Mana we witamurure. Haleluya. Imana yera, Imana imbaraga z'agakiza kacu, Imana umubyeyi yongere yitamurure. Muri iyi nzira ikugoye nshuti y'umusaraba, Imana yitamurure, Imana ishimwe. Miriyamu akavuga ngo ka Mose karize uyu munsi, abadata we. Imana yongere yumva amakuru yawe. Bibiliya iravuga ijambo ry'Imana ngo umwuka wera nawe niwe utunihira iminiho itavuga. Yongera kunihira imbere y'Uwiteka, avuga ibyo urushaka wahuye nabyo.
mwuka wera kunihire avuga ibya fiyansaye yawe, mwuka wera kunihira avuga ibya famiye yawe, akunihira avuga iby'inzu, yo akunihira avuga iby'uyu mugabane urimo. Mwuka wera kunihire. Nshuti z'umusaraba, hari abantu bareba iby'isi bakabona ni igisubizo. Yemwe mu bifite mwagiye mutanga ubuhamya ko burya nta ntera nta kigutera, ku isezerano ryose risohorana kugerageza kwaryora. ANICET naragenze ukumumbona naragenze nta gisubizo nabonye mu rugendo rutari urujya mu ijuru. ANICET nari ibiryo nta gisubizo nabonye mu by'umubiri bitari byo kwizera Yesu. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, Yesu yitamurura. Reka nkubwire, aho uri naho hafite imyambi hafoye. Nta ntebe itagira umuntu uyishaka. Umugabo umwe wenyine, umwe yahangayikishije Hamani Morodekayi utubaraye gusa, umwe mu gihugu cyose gifite ibihugu 127 kuko ataryamye gusa. Umwe yatumye Hamani abura amahoro, umwe wenyine. Arangije ajya kwikururira urumamba ararusongoza. Icyubahiro cy'umugabo umwe, umwami aramwubaha, afite impeta y'umwami, ngo niwe umwami yari aherutse gukuza. Namwe mu ndebere, umwami arakubashye, ugiye kureba umugabo wo ku marembo. Nubwo Morodekayi atari yoroshye mutagira ngo yari umuzamu w'ibikote, oya, Morodekayi yari umujepu ukomeye w'ibwami mu ngabo z'Abayuda, ntiyari yoroshye. Ariko aramubwira ati sinubarara, bimubuza amahoro. Aho uri umwe gusa, umwe ntiyoroshye, umusonga wo mu rubavu gusa, wo mu rugo gusa. Narabibabwiye, iyo Imana ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitse mu isomo ugomba kwiga. Mwarimu umwe mwese arahagije, umubiri wakwigisha. Inshuti z'umusaraba, reka aho mparenge. Uwiteka yitamurure. Imana ishimwe, Imana yitamurure muri iki gicuku cya nyuma, muri uyu mwijima w'icuraburindi. Imana yitamurure. Reka mabwire, ngize imyaka mike yamvutse ariko mbonye byinshi. Hari umwambaro tutari tumenyereye bavandi, Uwiteka yitamurure. Hari umwambaro tutari tuzi ko iyi uniform izabaho mu isi, agapfukamunwa ni kaju, hirya ntituzi biriyo. Imana yitamurure. Inshuti z'umusaraba, aho muri kujya iyi modeli abantu badoda abatayeri, nta umuntu yayidoze atarigeze yiga mu ishuri, ntibamwigishije kukadoda, keretse niba bikwigisha ubu. Ari isi ifite ibintu twigisha mu gicuku cya nyuma kwa cinara Yesu. Inshuti z'umusaraba, Uwiteka yitamurure. Imana ishimwe, Imana yitamurure. Reka nihute. Mose aragiye, avuka kurira muri Egiputa, agera ku myaka 40. Tuzagaruka turabwira ubusobanuro bw'iyi myaka 40 amaze muri Egiputa, ko yamaze 40 muri Egiputa y'amavuko. Yavukiye muri Egiputa Mose, aragenda bamwirukana afite 40, aragenda marindi 40 kwa Farawo, Brito kwa sebukwe Yetiro Imediane cyangwa Imadina. Mose agarurwa n'Imana agize 80 y'amavuko, acurwa mu gihe cya 48. Ku mwaka wa 8 avuye muri Egiputa nibwo yanditse igitabo cya Yobu. Hari abantu bajya bavuga ngo Yobu ntiyabayeho, yabayeho mu gihugu cya Turikiya, niyo Takiya none, Usi cyangwa Ashuri, Asiriya, aho hafi aho muri Turikiya niho hari Nineve, niho hari Laodikiya, niho aho ku mugezi utemba uturuka aho Efeso. Aho ngaho Galatiya batangije iby'umwuka baheruka iby'umubiri. Kugeza uyu munsi kugira ngo habone abakristo ni bakeya. Nshuti z'umusaraba, Imana ititamuruye mu gicuku cya nyuma, twatangiza iby'umwuka tugaheruka iby'umubiri. Ariko Imana ifata abera, Imana iramira ubugingo bw'abayizera, Imana yongera ituramire. Imana ishimwe. Mose mu gitondo kimwe aragiye intama, amaze gucurwa yarigishijwe n'ubuzima bwayo kubaha Imana. Impamvu Mose akwetuye inkweto nuko yavuye muri Egiputa ku ngoma y'umwami witwaga Neko, arwanye na Ramusesi, ariko yari yishe n'umunyegiputa. Imbere y'Imana, Imana imurebye iravuga ati kwetura inkweto, ezi ibirenge byawe ukandagire hano, uruwera azikuramo. Arangije Imana iramubwira ngo ndi Uwiteka, Imana ya Aburahamu, Imana y'Isaka, Imana ya Yakobo. Subira muri Egiputa ujye gucyura ubwoko bwanjye. Dore ijwi ryiza, jya muri Egiputa ujye gukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa.
genda. Mose ijwi riramuryohera ko Imana izirikanye ubwoko bwayo, ariko agira ikibazo cya Farawo. Agize imyaka 80 y'amavuko. Farawo Neko yarapfuye, yari musaza wa mukobwa wareze Mose. Himingo mu mwana wa Farawo warwanye na Mose, bafitanye ikibazo. None Imana imusubije ku ngoma y'umwami uzira Mose. Kabiri, uyu mwami Ramusesi wimye ingoma yanganaga na Mose mu mavuko, kandi barananganaga urwango rwo kwangana. Kabiri, icya gatatu, Farawo Ramusesi azi ko Mose yapfuye, azi ko atakiriho. Icya kane, niba nariho ntiyarakwiriye gushira isoni zo kugaruka imbere ya Farawo. Ndagira ngo nkubwire ko ari ahantu utahagarara, hari ibiteye ubwoba utatinyuka, ariko Uwiteka bw'ubutware bugusubiza aho utari kugera. Bana ishimwe, hari ibyafashe amateka yawe, hari ibyasigaranye ubuzima bwawe, hari ibyafashe famiye yawe. Umuryango wa Mose wari uri muri Isiraheli, Imana yamwe ngo subirayo. Bana ishimwe, subirayo ukureyo, subirayo wongera fata umuryango w'ucyure mu gihugu cy'isezerano. Subirayo urubyaro ruzane, wirusiga ku bapfumu, wirusiga mu baro. Subirayo n'umugabo wimusiga, subirayo bacyure batahe mu gihugu cy'isezerano. Subirayo diplome yihesha agaciro. Ngusabiye ijwi riguha ubutware bugusubiza aho watinyaga, buguha imbaraga zigutuma kubohora ibyari biboshye. Abari mu buretwa bawe, ijwi ry'Uwiteka rikugereho, Imana igusubize kubohora. Imana ishimwe. Jyayo, ni muri Egiputa. Hari ibyo watinyaga, hari ingabo nyinshi, koko nawe ugiye gukurayo. Bari mu buretwa, ariko njyewe Imana yawe, njyewe Imana yawe, njyewe Imana ya Isiraheli, njyewe Imana ya Aburahamu, njyewe Imana ya Yakobo, narahiye ko nzabacyura. Navuze ko muzavayo, navuze ko bazataha. Subirayo, ni njyewe ubivuze. Ugenda ubazane, nzaba ndi kumwe nawe. Mose agira gushidikanya, abwira Imana ngo sinjyayo. Uwite kumbwira ngo ninjyeyo uri mu ijuru, ntabwo uza amakuba nahurira nayo kwa Farawo. Hari abantu mujya muha Imana ubuhamya bw'abarozi muturanye, mukagira ngo Imana irabatinya, ngo mukoresha aramaze hasi, ngo bararoze, ngo bafata ngo imyenda bayijyana ngo mu mabuye, ngo mu nyanja hehe. Ubwo buhamya Imana ntabwo ikeneye. Bw'imyenda batwaye, dufite ikanzu yera tuzambikwa ku munsi wo gutaha kw'itorero. Amazina twiswe irindi zina rishya ritazwi n'uwo murozi n'umupfumu ntaryo bazi. Mose uti ntuzi biri kwa Farawo. Imana iti ndavuze ngo jyayo. Farawo zaragutwara iki? Ufite iki mu ntoki se? Ntimfite inkoni. Mfite inkoni. Nshimiye Imana ko Mose burya yagiraga inkoni. Ubutware, isezerano. Harya yavuganye nawe iyera mwaravuganye. Iyera yaravuze. Imana iyo ni inkoni. Yishyira imbere y'Uwiteka ubwira uti iyi nkoni y'isezerano wayinyuzemo ko twakambuka inyanja. Imana ishimwe. Mose uti mfite inkoni. Yirambitse ibinzoka. Mose arikanga, Imana yambwa ngo yiterure utubite sinyikora. Utirivuzwe n'Imana yifate. Mose arayifata, arangije uti burya inkoni mfite nayo yahinduka inzoka. Iyi fenomene yarayizi muri Egiputa, ahubwo atari kose ko no muri Egiputa babishoboye. Uti none se inkoni yirambike nkwereke ikindi. Kiri kiganza mu kwa gishyizemo kibibibembe. Yibuka ko Farawo arwana yambaye icy'umuringa, ahubwo tuwite ntabwo bibyanjyana. Imana iti Mose ushaka iki kindi? Iramubwiye. Mose aravuga ngo mbwira nzagerayo mvuga ko witwa nde. Imana iramubwira ngo Mose we nugerayo uzababwire ngo ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isiraheli cyangwa se Yakobo. Kumubwira ngo ni Imana ya Aburahamu biravuze ngo ndi Imana y'amasezerano. Kuvuga ngo ya Isaka ndi Imana iyasohoza, Yakobo ndi Imana ihindura amateka. Kuba bavugira muri ibi bisekuru byari bivuze ngo ninjye wabwiye Aburahamu ko muzagenda, ariko nayimuvugiye ko muri Isaka nzamuheramwe umugisha. Ibibutsa amasezerano yo muri Isaka n'umugisha wo muri aba basekuruza batatu bifite icyo bisobanuye. Mose aravuga ngo Abisiraheli baza abo bombi, abo batatu barabazi, ariko Abanyegiputa ntabwo babazi. Ningera imbere ya Farawo we ndamubwira ko witwa nde. Imana iramubwira ngo genda, nugera imbere ya Farawo uzamubwire ngo nitwa ndiho. Mose uriho ndabibona,
noneho nimvuga ndiho ntabwo ari wowe nzaba ndi kuvuga mu matwi ya Farawo kuko ntakuzi, ninjye uzaba ndi kwihamya. Nawe tekereza kugenda uvuga ngo Jesuwi ko mu Jesuwi imbere y'umwami wakwirukanye, uzi ko wapfuye, ubwabyo nagasuzuguro. Mose yumva ntabivuga. Uzi ko Imana iguha ibihamya ugatinya kubivuga, atinyuka uri kumwe nayo. Mose aribwira ati nta rindi zina wampa, genda umubwire ko nitwa ndiho. Mose ati numpa irindi zina, genda umubwire ngo nduwo ndiwe. Jesuwi ko mu Jesuwi, ayamu hu ayamu, biravuze ngo sinshobora guhinduka. Mose ngo abigenzura, yumva ibisi ibyangombwa bimutwara kwa Farawo. Aravuga ngo wite ntabwo njyayo. Abwira Imana ngo njyewe ngeze hafi dusoze, Farawo ndamuzi, nanjye aranzi, Abisirayeli barakuzi, nanjye ndakumenye, Farawo ntakuzi. Noneho ningerayo urimenyekanisha nibyo, ariko se ko ngenda mvuga wowe, njyewe ndagenda ndinde. Imana ishimwe. Imana irashaka kukura impinduka zawe mu masezerano yayo nawe. Irashaka kukuramo imbaraga mu masezerano ugiranye n'Imana. Irashaka kukuramo impinduka zigutera kuba umunyembaraga mu maso y'ibyigeze bikumenya, kugira ngo bikumenye bihabanye nuko byari bikuzi. Imana ishimwe. Irashaka kukura impinduka mu isezerano yagiranye nawe. None izo mpinduka zigutere guhagarara imbere y'ibyaguteraga ubwoba. Mose aravuga ngo njyewe ndabandinde, njyewe w'umunyantege nkeya, njyewe udashoboye, ndabandinde. Iramubwira ngo mu maso ya Farawo, eso ni mariba kotaye destas, mu maso ya Farawo ndaguhindura nk'Imana. Mose aravuga ngo ubwo mpahagarara ameze nkawe, Imana iguha ubutware bwayo, iguha imbaraga z'Imana. Yarabivuze ngo muri Imana mu maso ya Farawo muzaba mumeze nk'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Kwa Yesu dufite ubutware. Ubwo butware buraturuka mu mpinduka z'amasezerano ufitanye n'Imana. Yarabivuze ngo nimunyura mu mazi, waba uyahagazemo none wiyareba nk'agutembana. Yaravuze ngo nimuca mu muriro, waba uri kugumumana none ariko wihureba nk'ugutwika. Dufite ubutware, sohokaho muri ibyo bibazo, vamo. Imana yarirahiye kwizaducyura amahoro, yarirahiye kwizadutwara mu rurembo Siyoni, nta kizinga n'umunkanyari. Mose aravuga ngo ubwo ndi bugende meze nkawe ndagiye. Reka ntaruke byinshi. Ageze kwa Farawo, agezeyo Aroni akimubona aramubwira ngo Imana irantumye ngo mbere umuvugizi, uraba umuhanuzi wanjye. Kuko Mose ntiyarazi kuvuga neza kubera iminsi yamaze mu rufunzo. Muzasoma mu gice cya 2 cy'iki gitabo cyo Kuva, mu rufunzo bamukura mu kato, imbeho yaragiye amukubita. Mose yavugaga adedemanga, yavugaga ururimi, yari afite ubumuga bw'ururimi, ajya kuvuga ururimi ntirusohoka. Aravuga ati ko mvuga amagambo ntiyumvikane, nzaguha Aroni ukuzi ajya asobanura ibyawe. Mbifurije gufata amaboko umunyamuhamagaro mu gihe Aroni yari mu gihugu cy'uburetwa, ariko Mose agarukanye isezerano aravuga ngo nzakujya imbere, nzajya mvuga ibyo. Imana nawe gushyira umuntu imbere mu gihe nawe uri umunyembaraga, ujya imbere y'abandi kugira ngo ubabere insobanuro y'imvugo yabo. Imana iguha umugisha. Aroni aramureba aravuga ati uri mwene mama, uri muto kuri nge, sinjyayo. Mose aravuga ati dore inkono Uwiteka yampaye nk'igihamya, yirambitse hasi hinduka inzoka. Aroni aravuga ati ariko ibi ntiwabikuye inaha. Mose aravuga ati si icyo gusa,
mfite n'ikiganza ngira nka kikaba ibibemba bikoza gisubijeho gikiza Aroni aravuga uti ibi bintu ntiwabivanye naho erega Imana iguha ibishyu usubira nayo Imana iguha ibishyu usubira nayo nshuti y'umusaraba iguha ibishyu hagararana bitazwi kuko hari abantu bakumenyereye ariko Imana iguha ibyo batazi iguha ibyo batamenyereye Imana ishimwe Aroni aravuga ati noneho kugira ngo njyane nawe reka iyi nkoni njye nyigutwaza hari abantu badutwaza amasezerano bakinjira mu muhamagaro Aroni akihagera burya niwe wayirambitse ihindutse inzoka barozi bo kwa Farawo baraza barazirambika Aroni ahita ajya imbere ya Mose mu gihe Aroni ari kurambika inkoni ya Mose abari imbere yishongoye ariko mu gihe iza ba Farawo zirambitse zose zikaba inzoka Aroni ahita ajya inyuma ya Mose ihanganira bakugiye inyuma ihanganira bakugiye inyuma imbere batagihari urugamba ntabwo ari urwaba Imana niyo yavuganye nawe Imana niyo yavuganye nawe reka nihute nshuti z'umusaraba inzoka ya Mose irazimira tuzagaruka kuri iki gitangaza cy'ubutware bumira ubundi butware nirukanke Imana ibwira Mose ngo nzabakirisha ingabo zanjye nyinshi harimo inzige harimo inda harimo amavubi harimo inzuki harimo ibintu byinshi mu ngabo z'Uwiteka natangajwe n'igitangaza Imana yabwiye Mose ngo manuka hejuru y'uruzi rwa Nili rutunga inkoni havemo ibikeri Imana ifite ingabo nshuti z'umusaraba Imana ifite ingabo nino ifite ingabo zakurwanirira nibyo wageze mu bibazo urabireba urabifite ariko Imana ifite ingabo ziruta ibibazo ufite nshuti y'umusaraba kuba Imana itarabikoze ntibisobanuye ko idakora kuba utanareba y'Imana yanyura ntibisobanuye ko itagira inzira Imana ifite ingabo nshuti z'umusaraba Imana ifite ingabo Mose atunze inkoni hejuru y'uruzi ibikeri birazamuka byipangamwe amasibo amayunita amaparatuni musururu moja no kwa Farawo bimenyaho Imana ibikamaneza ariko Imana ni igitangaza uyu mwanya utuzanira ingabo udushakira ingabo utwohereza ingabo Imana itwohereza ingabo Mungu Imana yoherezemo ingabo mu kazi Imana yohereza ingabo mu burwayi Imana yohereza ingabo Imana yohereza ingabo turabusha ingabo z'Uwiteka Imana yohereza ingabo Imana yohereza ingabo nshuti z'umusaraba Imana yohereza ingabo Imana yohereza ingabo Imana yohereza ingabo Imana ishimwe zirarwana ngo zirazimagiza ibyo ntibyemeza Farawo soze ku munsi wa nyuma Farawo atuma kuri Mose muri ke gice cya 10 aramuga ngo Mose we noneho nimugende musiga abana batoye Mose ntiyabyumva mugende basi musiga bakuru hari abantu Farawo ashaka gusigarana hari igihe akurekura ariko akavuga uti umugabo ubu munsigiye hari igihe akurekura akavuga ati ariko abana bansigira uzi iyo Farawo yagufatiye abana wabacishamo umwuka ntibakumve uzi iyo Farawo yagufatiye abana umwana wakundaga ukajya kubona ukabona baye umutinganyi Farawo akamusigarana kandi ugasenga Farawo agatwara umugabo umureba mukeba akamujyana Farawo ni munini uti nimugenda ariko abanda basigarana Farawo aravuga ati ikindi cya kabiri Imana yanyu nimuyirakaza muzagarukira hafi ibyo mwayitambira nimbisigarana muzagarukira hafi Farawo aramuga ati noneho nimugende ariko munsigira ishyo ryanyu hari abantu bitabye Imana baje gukorera Imana ariko ubutunzi barabureka ntibashaka gukorera abantu h'umugisha ntibashaka kugaburira imfubyi ntibashaka gufasha abashonje Farawo yasigaranye ubutunzi n'ibyo urabufite uraburunda kuri banke ariko kandi ntuzi iminsi usigaje kubaho mu isi igihe utari uyafite wari uriho igihe uyafite n'uyu munsi uriho ariko itandukaniro niburaho kugira ngo ubeho utabanye n'abandi amahoro wabana n'abandi amahoro ubuzima ari ntabwo afazari aho gupfa wanduranya wapfutatse nibura aho gupfa wanduranya wapfutabaza nibura tukamenya ngo twabuze uburyo tumutabara ariko yatabaje ariko gupfa wanduranya tuzi ngo ugiye habi maze tubabera indyarya abasigaye inyuma tugatanga ubuhamwa bw'ibyiza bibi tukabisiga nta murambo w'umupagano ubaho imirambo yose iba yarakoze neza tukakuvuga ariko iyo mirimo si twe tuyizamura Salomo yarabyanditse mu mubwiriza aravuga ngo ikuzimu icyo nta mirimo ibayo Farawo aravuga ngo nimusige ishyo mugende Mose amurebye aravuga ngo ishyo intama nizo zibyara uko tuzagenda muri Isirayeli si hafi urugendo ruracyari rurerure nizo zizajya zibyara twende ibitambo dufata ibitambo twakireho ibitambo dutambira Imana nizo zizajya zibyara tugaturira Uwiteka arangije uti Farawo azisigarane abana batoya nibasigara tuzagera muri Isirayeli abantu barashaje nta banyembaraga bazabara inkuru y'amateka n'abana basigara uti hoya abakuru nibasigara abatoya barayoborwa nabande
Mose aramubwira ijambo nkunda, aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka uhoraho ngo ntiyazagira n'urwara rusigara, ngo nta na kamwe nzasiga. Icyampa mukagira uyu mwanzo, uretse n'umwana muto nta n'urwara tuzasiga. Imana ibiguhe byose bivire rimwe kwa Farawo, nta n'urwara nzasiga. Farawo aramureba mu gitangaza cya nyuma, Imana ibakubita umwijima ngo n'igikorwaho. Farawo agiye guhaguruka yumva agonze ikintu, arebye imbere yumva ntabona. Imana ifite uburyo igira uhuma amaso, noneho ikabafungira aho bicaye. Iyi ni gereza y'umwihariko. Haguruka agakubita, Imana igufungire mu kato k'umwijima. Ibyakurwanyaga dayimoni yaguteraga nijye guhaguruka igonga umwijima, nigushaka ikubure. Ngo bamara iminsi 3 nta n'umwe ubonana n'undi. Natanyije inama z'ababisha bawe, Imana ishimwe. Iminsi 3 isobanura ibihe by'amasezerano 3. Irya mbere ni ugucungura, 2 nzabaha umwuka, 3 nzaza mbatware. Iki gihe Uwiteka Imana kiguhere n'ihumure n'amahoro, ngo umwijima uba muri Egiputa, umucyo uragenda ujya i Gosheni. Imana izaha abantu bayo batuye, Imana ikumurikire. Imana ishimwe. Ngo Farawo ahagurutse biranga. Avuye aho 3 ishize iravuga ngo ibi ntibinyemeza. Imana iravuga ngo ndica umwana w'imfura. Ibakunkumuye rero, yabakunkumuye Abisirayeli bari kugenda bajya gushyingura. Nyuma mu gicuku Farawo abwira Mose ati noneho genda, ndashoje. Mva imbere. Twahasomye 10:28. Mva imbere, genda, ntuzongere kunca iryera. Guca iryera ntabwo ari ukurebana n'umuntu. Ni igihe ujya kubona ukabona akantu kanyuzeho kakagenda ukagaca iryera, nyine kagenda mahushuka. Arabwo ati ntuzongere kunca iryera mo, kuko umunsi wanciye iryera no gupfa uzapfa. Mose areba Farawo aramubwira ngo mu magambo yose wigeze uvugana nanjye wabaho. Farawo wabaho uvuze ukuri. Ku murongo wa 29 iki kiganiro naragikunze. Wabaho uvuze ukuri. Mu yandi magambo Mose nawe ni nkawe yavuze ubundi nkureba ntashakaga kukubona. Imana igufashe Farawo ntuzongere kumuca iryera. Yavuze mu ijambo mu gitabo cyo kuva, Imana yamubwira amubwira ngo umurozikazi ntukamukundire kubaho. Imana igufashe ntuzongere kumuca iryera. Nuwongera kunca iryera no gupfa uzapfa. Farawo abahize nabi. Imana iravuga ngo kugira ngo mpfushe Mose nakica Farawo. Mose ambwa ngo uvuze ukuri ntuzongera kunca iryera. Ndatashye. Uyu niwo munsi wo kujya mu gihugu cy'amasezerano. Imana ifashe dufatikanye kwizera. Ugira ibintu rero udakeneye mu ruhande rwawe, ubibwire ngo sinshaka kuzongera kuguca iryera. Hari iyi ndwara tudakeneye kwizongera kuguca iryera. Hari uburozi, hari akagasuzuguro, hari umukeba, hari ibintu tudashaka ko bizongera kuduca iryera. Imana igutware mu gihugu cy'amasezerano. Nshuti y'umusaraba, Imana ikuzamure mu mwanya. Imana hari impamvu uraho Imana yatumye usubira inyuma ngo ubambe amahema. Ikindi, kuko marayika wabajyaga imbere yavuye imbere y'Abisirayeli, ahubwo agiye hagati yabo n'Abanyegiputa. Nibijyana rero batabambye amahema baragenda marayika adahari. Ariko kuko yagiye muri operasiyo, yagiye mu gikorwa, yagiye mu buryo bw'ubutabazi, yagiye kurwana intambara, ni mube mubambye amahema. Wibona Imana igusiza ugira ngo ntihari. Hari iby'ibirimo irakora. Umuririmbyi yaravuze ngo itavuga ibiri gukora, noneho niyikora ibicecetse. Wowe wumva itaheruka kuvuga, si uko idahari, burya iri gukora. Wowe wumva iri kuvuga idakora, yireke, iri mu mwanya wo kuvuga. Imana ishimwe. Datana birebye Timo kutubwira ngo dusubire inyuma nta kindi nuko nta nzira n'ubundi raho twanyuraga. Kora aramwe utivugisha ukuri turapfuye, ahubwo tubariza Imana iratwishe twiyahure, cyangwa bigenze bite? Datana aravuga ati ibi ngibi byo ntibisaba iyerekwa. Mose wibeshya, no muri Egiputa habaga imva, ahubwo Imana ni ingome kuza kudutsinda mu butayu. Reba abagabo bakumbura imva batarigeze bapfa na rimwe ngo bazipimemo. Ariko Mana, gukumbura imva daheruka kumbura iyo muri Egiputa byose ko ari urupfu n'ubundi yakakiri yahaguye. Hari abantu bapfana karimi ngo no muri Egiputa habaga imva, wapfuye se ubundi yapfuye arayibura. Ariko arumva yatuka Imana gusa tu.
Mose arahagarara abwo ati nimwihagararire murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Akibwira abantu guhagarara baba bumvishije urusaku rw'amagare y'ingabo za Farawo, bakorwa ku maso bareba ivumbi, bose bahindukiriye inyanja babona ntibatambuka, kandi igitangaje ntiyari n'inyanja ituje ngo boge, yari inyanja itemba, n'uwari kujyamo yari kumuhururana. Abahanga bazi ko iyi nyanja aha bambutse ku nyanja itukura, amato yarahari mu gihe cya mbere cyo kuvumbura kugenda kw'amato, yagendeshwaga n'umuyaga, bayayoboraga bitewe n'icyerekezo cy'umuyaga, barindiraga igihe umuyaga uri buzira aho werekeye, bagahita bahuranya amato akagenda. Umuyaga wazagaruka uturuka iburasirazuba, abari iburasirazuba bakajya iburengerazuba, wazaza abari iburengerazuba bakaza iburasirazuba. Aha kuhambuka byari bigoranye. Barangije uti turapfuye birarangiye. Mose ababwiye ngo nimuhagarara, asubije inyuma abona nawe nta nzira ihari. Ariko reka nkubaze ubundi, iyo badahagarara bari gukora iki? Ntibari busubire ngo barwane na Farawo. Niburira imisozi umuhanga wo kurasa umuheto ko yari ihari, umuntu uri hejuru kumurasa biroroshye. Icya gatatu, barinjira bariruka mu nyanja itukura, byose ni urupfu, kwiyahura birabananira. Mose abayirukanse ku murongo wa 15, muzahasomeye igice cya 14. Ageze imbere y'Imana baraboroze, aboroze Imana iramwe kusiza ubabwiye ngo nibaceceke, uje gutakishwa n'ikiramwe utimva imbere, genda ubabwire, genda ubabwire, genda urebe inyanja wowe uyicemo inzira. Mose aha hantu naratangaye, Imana ntiyigeze iva mu ijuru ngo ize gutandukanya mwinya, yabwiye Mose ngo genda uyigabanyemo kabiri. Mu yandi magambo, hari ibintu dufitemo imbaraga n'ubutware twebwe tutajya dukora, ahubwo bidutwara gutaka. Iyi nkoni wayikoresheje ibitangaza ndi kumwe nawe, none urayikoresheje ntibyemera ko wari usanzwe ubundi usenga, byagenze bite? Ko wiyirizaga ubusa ubaye iki? Ni iki ubaye? Wafashaga abatishoboye ubaye iki? Ni iki gitumye utaka? Wakoze ibyo wakoraga mbere ubaye iki? Ubona ngo abatabizi bataka. Hari ijambo maraya Rahabu yabwiye abatasi rijya rinteramwe imbaraga rikanantangaza. Abatasi bageze muri Yeriko bari guhinda umushyitsi, Rahabu nawe ababona hinda umushyitsi, arabareba ngo ati bagabo bene data, ko muri guhinda umushyitsi natwe duhinda umushyitsi, harya abateye ubwoba hagati yacu namwe n'ibandi? Ahubwo ati twebwe twumvishe iby'Imana yanyu yakoze, mwebwe ibigwi byacu mwumvishe nibiye, ko musanze Yeriko ifunze, nitwe twabatinye mbere, namwe muradutinya amaherezo abayahe. Abagabo baratinyuka, ariko ari marayi batinyuye, nshuti y'umusaraba, nkawe uhindishijwe umushyitsi n'iki? Imana yavuga ngo genda, inkono uyitunge mu kirere, ukuboko kurambure hejuru y'inyanja. Bivuze ko ubutware buri buturuke mu ijuru bwinjire mu nkoni, inkoni imanuke muri Mose, imbaraga zisohokere mu kiganza. Imana ishimwe. Noneho inzira iraboneka. Nkunda Imana. Mu gicuku cya nyuma ngo Farawo abatuze, Mose arareba, Imana yimuka imbere ijya muri Mose, ubutware buva muri Mose, Imana ijya muri operasiyo ngo irahindukira ireba amagare. Imana yitegereza ubu burwayi bwari bugukurikiye, Imana yitegereze mu magare ya Farawo ngo irahindukira ireba mu magare. Irebye mu igare, igare rirebye ijisho rya Nyirimpuhwe, rirebye ijisho rya Nyirimbaraga, rirebye ijisho ry'Umuremyi. Imana ishimwe. Igare rikuka inziga riravuga ngo Uwiteka Imana isumba byose aranyitegereje. Imana ifite uburyo ireba igitsura, igare rikabimenya, umuvuduko w'ibyari bikwirukankanye, Imana ibica inziga. Imana ishimwe. Imana ireba igare, igare riribwiriza Farawo we, Imana irebye igare ryawe Egiputa we, Imana irebye igare ryawe Satani we, Imana irebye igare ryawe wandwara we. Imana yitegereza igare. Imana ishimwe. Bisiraheli bareba inzira icika, Imana ireba igare ngo barayakurura biruhije. Imana irabikerereza, Imana irabikerereza kugira ngo bize bigere mu nyanja. Ntabwo yarebye igare ngo bahagarare, yarebye igare ngo bagabanye umuvuduko, Abisiraheli babanze bambuke. Bibiri yivuze iki 15:8 ngo Imana ngo umwuka wo mu mazuru yawe. Ariko iyi Imana ni inyembaraga bavande, ngo yahushye, ngo amazi yatembaga, ngo yema nk'ikirundo, imuhengeri muri nyina w'inyanja harafura. Uwiteka we, duhuhire muri nyina w'inyanja. Iki kibazo ubundi si cyo kibazo, ahubwo icyagiteje. Muri nyina w'inyanja duhuhiremo, duhuhiremo.
soze igicuku cya nyuma. Igicuku gisobanuye ishira ry'isi n'iherezo ry'igihe. Nicyo gicuku Uwiteka aritamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu. Inkingi ishushanya Kristo, n'ubundi n'igicu ni Kristo. Niyo mpamvu Mose yanditse Zaburi ya 91 iravuze ngo uba mu rwihisho rw'ishobora byose azahama mu gicucu cy'isumba byose. Bivuze ngo igicu cyaraje kibatwikira izuba ryo mu butayu. Imana igutwikire mu gihe utaragera ku nyanja ngo inzira iboneke, mu gihe Uwiteka ataragutabarira rimwe, Imana ibigutwikiriye, ibiguhaye igicu. Imana ishimwe. Inkingi zamo kugira ngo nijoro ibabere umuriro, abakonje basusuruke, ibitari bikomeye bikomezwe. Inkingi y'Uwiteka. Ngo Farawo Mose atunga ukuboko mu nyanja. Ndashoje. Fera beto zirasohoka, ariko Mana, ariko nk'ubu amabuye yakoze muri iyi nyanja, ariko Uwiteka we, Imana ni inyembaraga nshuti z'umusaraba. Imana, Mose atunze ukuboko gusa ngo ubutaka burazamuka, harakomera, haragenda haba urutare. Uwiteka we, rambura ukuboko kwawe kuri iyi nyanja. Inyanja bene data bari bageze, urambura ukuboko. Iyi nyanja itukura ishushanya urupfu, ishushanya urupfu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Inkingi ishushanya Kristo wari ugeze ku nyanja, ariko shimiye Yesu uri kumwe nawe. Abisiraheli bari imbere y'inyanja, Farawo ari inyuma, iburyo hari umusozi, ariko Imana igukiza. Wari utatse, wari uvugije induru, warebaga inyanja ukabona umusozi ukareba Farawo, ariko Imana izadukiza ibyo. Iri imbere muri twebwe, iri kumwe natwe. Imana ikore. Uwiteka weca inzira kuri iyi nyanja. Mu gicuku cyanyuma Uwiteka aritamurura, ngo yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu. Abisiraheli bamaze kwambuka, ibwira Mose ngo ngero ufatanye inyanja. Ibyari inyuma yawe Imana yo ibimire. Inyanja ibimire. Inyanja imire ubu burwayi, inyanja imire kanseri. Twarabibonye abapfuye bazuka, twarabibonye abari bamugaye bagenda, twarabibonye abahumye bahumuka, twarabibonye abagumye bashaka, twarabibonye abantu inzingo zicika, twarabibonye Imana itanga urubyaro, twarabibonye. Uwiteka we, ongera umire, ongera umire, ongera umire, ongera umire ibi bibazo, ongera umire buri muntu wese utabaye. Uwiteka we, ciye inzira rimwe gusa, hari inzira Imana igica rimwe ku buzima bwa. Imana yice, Imana yice ibigutabaye, kuko ntiri buhoreho, ntufite gusubira inyuma unyura muri iyi nzira. Imana yifunge kuko ndidusubira kwa Farawo. Imana y'imbaraga, Imana yibonera inzira ku nyanja itukura, Imana yibwira ibyo izakora mu gihe cyo gutaka kwacu. Turagusabye Farawo harahari, nibyo turamureba. Datani, Kora na Biramu bari muri twe, baraduca intege. Berisefani na Bahayiroti birahari nk'imisozi, ariko nawe uri kumwe natwe, ducira inzira. Shyiraho inzira Mwami. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, sinjira muri Kanani yanjye maze nduke. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ubeshye. Teza intambwe ibirenge byacu Mwami, ongera twinjize mu gihugu cy'amasezerano, dukure mu buretwa tumazemo iminsi. Hari abana twabyariye mu buretwa bakeneye kubona ineza y'Imana, hari abagore twashakiye mu buretwa bakeneye kubona ineza y'Imana, hari abantu babize mu buretwa bakeneye kubona isezerano ry'Umwami nyaguhora ku ngoma. Oh haleluya. Hari abari bageze ku nyanja babuze inzira, majwi yababwiye ko batazagerayo, majwi yababwiye iby'urupfu, ariko Imana imenyesha ubuzima. Uyu mugoroba, igicuku cya nyuma, izi saha, uyu munsi wa nyuma, hindukirira amagare Mwami, hindukirira Farawo, hindukirira inyanja, ongera uyirebe inzira iboneke, ziraniboneke kwa buno buzima, indwara zigende, ziriboneke kwa buno buzima, gakiza kagwire, urupfu rwari ruje, uduha ubuzima. Twinjize mu gihugu cy'agakiza kugira ngo tube abahamya b'ibyawe. Turagushimiye Mwami ko witamuruye, ineza yawe iganze ku buzima bwacu, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda tuzabe tugihamya iby'agakiza kawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.
amen.